Mbahaye ikaze kuri Mugisha TV, isoko y'amakuru yubaka sosiyete nyarwanda. Umushumba mukuru w'itorero rya ADEPR, Pasiteri Ndayizeye Isayi, yagaragaje ko kuyobora icyiciro runaka muri iryo torero ari impano itangwa n'Umwuka Wera, ariko binakenera ubumenyi runaka. Ari nayo mpamvu hari gusabwa ko ababiyobora bagomba kuba bararangije ibyiciro runaka by'amashuri. Yabigarutseho mu kiganiro kigufi yagiranye n'Igihe ubwo yagarukaga ku mabwiriza mashya aherutse gushyirwa hanze n'itorero rya ADEPR agenga korali n'amatsinda y'abaririmbyi n'abahanzi ku giti cyabo. Muri ayo mabwiriza harimo ingingo nshya zitandukanye zirimo kuba bagomba kwakirwa muri korali bagomba kuba bazi kwandika no gusoma, kuba batarahamwe n'ibyaha bya jenoside, ingengabitekerezo yayo, ikivangura no guhembera amacakubiri n'ibindi byaha bidasaza. Indi ngingo yavuzweho na benshi nijyanye n'abagomba kuyobora korali cyangwa itsinda ry'abaririmbyi bo muri ADEPR. Bagomba kuba nibura bararangije amashuri 6 yisumbuye kuri perezida na visi perezida, mu gihe abandi bagize komite bagomba kuba bararangije nibura amashuri 3 yisumbuye. Yakomeje ati ntabwo ari ikibazo, ahubwo ni igisubizo cyo kumenya ngo ni ubuhe bushobozi umuntu yakabaye afite ngo abashe kuyobora n'abandi bantu. Mu byo asabwa harimo umuhamagaro n'ubumenyi butandukanye, ariko akwiye kuba afite n'ayo mashuri nk'umuntu ugiye kuyobora abandi. Yakomeje ati kuyobora ni impano y'Umwuka Wera, ariko ntabwo bikuraho ko binakenera ubumenyi. Uriya muntu ni umuyobozi ukoresha inama, utanga raporo. Ibyo rero ntabwo bikorwa n'Umwuka Wera, bikenera n'ubundi bumenyi bufasha wa muntu. Buriya abantu bakwiye kumva umuhamagaro mu buryo bwuzuye. Ntabwo bivuga ko dukeneye amashuri gusa, hari wa muhamagaro kwa kuzura Umwuka Wera, ariko hari n'ubumenyi bukenewe. Ku ngingo ijyanye no kumenya gusoma no kwandika, Ndayizeye yasobanuye ko byaturutse kuba hari gahunda y'itorero yigisha gusoma, kubara no kwandika ku batabizi, kandi bikorwa ku buntu. Bityo ko ari ngombwa ngo umuririmbyi uzajya ubwiriza abandi abe azi gusoma no kwandika. Ku bijyanye no kuba abana batemerewe kujya muri korali z'abana bakuru bataragera ku myaka 18, yavuze ko bigamije gufasha gukura neza, kuko hari ibyiciro by'amakorali yabo bakwiriye kurererwamo. Ati iyo ufashe umwana w'imyaka 7 ukamushyira muri korali y'abapapa n'abamama, usanga hari ibimubangamira ku buzima bwe, ugasanga hari ahatisanzura uko ari mu cyiciro cy'abantu batari mu rwego rumwe. Ku bijyanye no kuba umuririmbyi ku giti cye wemewe mu itorero rya ADEPR, agomba kuba afite imyaka nibura 18 y'ubukure, kuba arangwa n'imbuto z'Umwuka Wera, ndetse no kuba indirimbo ze zishingiye ku ijambo ry'Imana. Yavuze ko bigamije gutuma abafite impano zikura uko bikwiye. Ati twemera ko umuntu ashobora gutangira ivugabutumwa akiri umwana, ariko kugira ngo ajye gutangira gutumirwa ku giti cye, ajye mu materaniro, kujya kuvuga ubutumwa nabyo hari imyaka y'ubukure bisaba, kugira ngo tumufate nk'umuririmbyi ku giti cye. Yakomeje ati ibyo byose biri mu gufasha za mpano z'umwana gukura mu ivugabutumwa. Ntabwo bivuga ko umuntu ataba umuhanzi, kuko ni ikintu kigari. Niba twavuze ko umuntu ashobora gutangira kuririmba akiri umwana, ni impano y'ubuhanzi ashobora gutangira kugira akiri umwana.